ni wa mwanya tukugezaho ibiba biri ku mbuga nkoranyambaga kuri iyo mihanda. Nkunda ko mwana byese ngo ni imihanda. Hari video zimaze iminsi zizenguruka ndetse zasekeje abantu. Izo nizo tugiye kurebera hamwe. Wowe fata imbavu gusa ubundi wisi. Aujourd'hui aussi c'est une crise. Le monde part en couille. Dis même pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui est... Oh. Iyi video ya Frank Mpimbara ni Mpimbara imaze iminsi isetsa abantu ku mbuga nkoranyambaga haba kuri TikTok, Twitter, ahantu hose iyi video urakubitana nayo. Nawe wasanga atari ubwa mbere uyibonye. Taze ku murongo wa MTN muravugana na Sandrine muravugana n'abandi. Muravugana na Frank Mpimbara barwanye ndo mwana mukize ndamwuzukuru wahareba. Bafashe gute ku murongo wa MTN Frank? Ntabwo ari kege ko Ivairot turimo kuvugana. Inde hari mushiki wanjye ko aho mu gitongore cya MTN nawe akora kuri izo service zanyu. Mukanya namutereye simu ndeba ntabwo anyakiriye rero ndavuga ndeka nereho kuri iyi namba yanyu MTN wenda ni uri bonyakira hari ibyo nenda kumubaza. Ntabwo ari we muri kuvugana na Frank muravugana na Sandrine. Ntabwo mwamwegeranye se ngo umubwire ibyo mumbareza ko jewe nambuze ku isimu ye. Ntabwo twegeranye ariko ari bijyanye no ku murongo wa MTN twagufasha nta kibazo no. Nagira ngo mubaza aho yakize igishaho cya Ngombe, igishaho kirimo Benero na Samurini n'urushinge rutera inka hamwe n'umbondoro. Kamirundi yari irwaye amashu yayiri nabi rero nendaga kuyitera ariko nabuze igishaho kirimo Ngombe, kirimo Benero na Samurini n'umubondoro wotse. Ngo ni gike mwabuze Frank? Nendaga kumubaza aho yashyize igishaho kirimo Ngombe, kirimo Benero na Samurini n'urushinge rutera inka n'umubondoro wotse nka kuko Kamirundi imeze nabi rwaye amashuyo rero nendaga kuyitera ariko nabuze icyo gishaho yagishyize kandi werutse hano ntabwo nzaho yabibitse. Ubwo rero namwegeranye wamumbareza ko namutereho ku isimu ndeba ntabwo arimo kunyakira. Frank muri hangana ntagi ibibazo bibariza ku murongo wa MTN bakomeza yarageze nimero ya sister wawe niza gukunda kugufata aragufasha. Hari ikindi kibazo wari ufite kugufasha Frank? Hapana ni icyo cyonyine nari mfite ariko ubwo kandi umva datunganya ariko ndakomeza ubwo ngerageza iyo simu ye turebe bwiza gucamo. Nakoze guhamagara ku murongo wa MTN Frank mbwira ibihe byiza. Kare bamvugira amahoro y'Imana. Reka nkubwire nge ntuzongere no kwinyambaza mu byawe birangirira. Muravuga ngo abakobwa nta mbaraga bagira. Kadete agize gutya yambaye imyenda ya APR ateruye umusore wambaye imyenda ya Rayon Sport ubati nuko nguko APR izaheka Rayon Sport mu mikino nyafrika. Abayese murabyemera n'amagambo mwavuze nyuma yo gutombora piramide kwa APR. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Aline Sano mu myambaro itangaje rwose arimo kwamamaza indirimbo ye nshyashya aherutse gushyira hanze. Uramubona Aline Sano mu myambaro igaragara nk'iyo mu cyaro rwose yiturije. Iyi nayo ni creativity. Aline Sano ndagusuje cyane. Dis même pas finir avec les filles, c'est les garçons maintenant qui... Reka dukomereze ku rubyiruko rw'ubu ngubu. Abantu baguma babaza ngo Penina ngo ufite ngukunda type meze ute ngukunda abahungu bameze ute. Njewe nkunda abahungu bataja mu rusengero, abahungu bananiranye ingegera. That's my type. Abahungu banywa itabi bangibanye urumogi, abahungu banywa inzoga babakiso bafashwe kugenda, abahungu bafite ama dreads, abahungu be ingegera zananiranye. Urwana runkubita rukampa mama nashaka rukubita karuhanyina na papa wabo. Be abana bananiranye muri makeya. Niyo type yacu nkunda. Je nibo bahungu nkunda ntabwo zigera nkunda ntabwo bro.
bro buhungu bugera mu makarisa nje ntabwo bahungu nakundana na bamsuri that's not my type ntabwo ari type yanje abambeshe nabaje kumugerageza nawe yabashe kungerageza nje mbasha kumungura nkubita arashaka mukubita kandi nje ntabwo nakundana n'umuntu utarakubita ntabwo nakundana n'umuntu utarakubita kandi nanje urubyiruko rw'ubu abanyarwandakazi ntunze kumva nzovu bigeze kubomora nagize amatsiko nuru nzovu uzaze ngubomoze aho uri hose aka kavido wambabarira uri kabone imbere yawe uwo ari we wese akakwereka cyangwa akakumvisha mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata uzaze ngubomoze numva aho Yesu we indaya mbaya nemeye kuzakumenyera buri kimwe cyose ariko wumva ukeneye nzajya nkoza nkugaburire icyo kunywa hafi aho ngaho n'ibindi byose uzakenera byinshi ibi byose n'uyu nguyu ni we niba nabyo wabikora se Badman we back with a sweet interview bimeze bite baby ko bikaze meze bom so bakwitanye ntabwo bizoro Diane so ndaguha 40,000 niba wakwereka aba viewers wanje ikintu wambariyemo imbere yakore Le monde part en couille. J'ai mal à imaginer ça. Regarde ces trucs. ibyo mbonyeho nduru Dis-moi pas finir avec les filles. C'est les garçons qui maintenant. Why are you running? Danizo umaze iminsi yirwariye Imana imworohereze hano abafitiye ubutumwa ndabashimira ko mureza amatwi ubundi ubuzima bw'umwana wo muri Afrika no kwiga primaire akiga secondary kaminuza agasoza akabona akazi agakorera amafaranga agashaka akabyara agapfa none yo ku myaka 16 urakiga toronkome utunze telefone ya $1,000,000 ministry ahembwa $1,000,000 kuzamura umwana we iyo telefone ntayafite wowe urayifite kandi papa wacuza umusuru udasembuye damaye uramenye ako kantu ni kabi iyo telefone utunze mama wazawe yayikuye igisubizo ni woya aramutse hamenye yarara mu butayu amajoro menshi asengwa ngo wayikuye bisubizeyo mama yangu aramutse amenye wayiguhaye umugamba gufiteho yarara mu butayu asenga ngo uwo mugamba uhagarike game over kubera ko baguhaye telefone ya $1,000,000 ariko ibyo uzishura birenze $200,000 iyo telefone ntabwo uzayifoteza ibyondo ntabwo uzayifoteza ibijumba n'amashaza ukeneye ahantu heza kwifotoreza igisenyi ku mazi ugafotora amafi n'inkoko uzaba wajyanywe n'umugabo utari so ariko urutaso utari nyokorome utari na so wanyu aka kanya ugiye kuba mukeba w'umugore urutanyoko uwo mugabo muri kumwe afite abana bakuruta abana be bari ku ishuri wowe yagusohokanye kandi nagera ku ishuri mu nama y'ababyeyi arabwira abarimu ko umunyeshuri agomba kuguma ku ishuri ushatse kunanana bakamwirukana kandi akumaranye icyumweru muri rogi turashize none aka wa mugani ngo abawe bige abanjye bajye kuragira ibisiga abasore seboki maze ngo hari n'abajya gusenga atari cyo kibajyanye abadive bafite ukuntu baririmba neza ukagira ngo ni wowe bari kubwira ukinjira umeze gutyo ukaza kuva icyo gihe nahise mvana ntago nasubira mu badive reka mbumvishe iyo ndirimbo umusore umwibone aje gusenga ariko ntabwo ari cyo kimuzanye yambaye iki agakweto k'umweru kugira ngo aze kukarata agapantaro gateye ipasi nziza agapira k'umutuku boshya ari separante nyamara tageti ari umukobwa umwicaye imbere musore waretse ubwo buraya bwawe waretse ubwo buraya bwawe waretse ubwo buraya bwawe waretse ubwo buraya bwawe igihe cyo gutura kiragera akareka abandi maze bagatura agasigara yicaye ukagira ngo we ntari buture mu gihe abandi bamaze gutura
nyamusore akaba ahagurutse ku gakweto ke agatambuka kagenda gake ngo bamurebe bose cyane cyane b'abakobwa agiye se basi gutura ngahe semisa ariko akayifotorezaho murebane mubwirane aretse ubwo buraya bukora nk'ibiwe aretse ubwo buraya ubwo buraya bw'uburane aretse ubwo buraya aretse ubwo buraya bw'uburane aretse icyo dukome n'ingasire abagabo bubu bo nyuma y'ibyakubayeho ushaka umugore umeze gute? Njyewe umugore nyeneye umugore nibura wamfasha akangurira ipantaro akangurira urukweto nayo ni ikanzu sibyo byambera byiza akishyura n'inzu akishyura n'inzu akagira gute n'abana akabishyura minerivare ko nawe yazazanye abandi ko nawe yarabyaye. Ikintu cyanshimisha kurushaho ajya ateka inyama nibura mu cyumweru kane byanshimisha cyane. Ahubwo ikintu akeneye akavuga ati nibura ndamurongoye anezerewe naruhutse uko ibyo nakoze mbere n'ubundi yarabinenze pe. Winazari amagara ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we. Shawari huse yarapfuye. Wese mutabaruka nkoze. Kandi usubiza. Ndagusubiza da? Ubu waryamanye n'abantu bangana iki bashatse abagabo? Ibyo ntago mbizi nta nabo. Oya reka kwigira rwihorobeka. Uduha imibare yawe we noneho uyibuka nge ntabyo. Iyo turimo kugerageza gufasha community yacu dushaka ibisubizo reka dukoreshe practical example reka gukoresha. Ntabwo twagiye ngo tubeshye reka dukoreshe weho ubwo ufite icyo kibazo we ni bangahe? Ndakubaza wowe mutabaruka uri imanzi. Njewe ntabwo ndi imanzi ngo nje mfite umugore. None se ntabwo tutubwire wowe ni bangahe?